umuntu yarantumiye ngo njye kumwigishayo ati ntuye muri Banyahe ntirakora besha sha n'impamu hashize nk'ukwezi aranyobora ndagenda mpageze nsanga ni muri Banyahe koko ni ukuri niko yitwa iryo zina warurizi ndarindizi kuki basanze ari muri Banyahe koko ni baragerekeranye ngo dukomoka ku mpunyu uri impunyu sha umva ubwenge bwawe ngo dukomoka ku mpunyu ngo dukomoka ku ifi ku munyorogoto habaho ubuntu bukunda gushyanuka ukavuga ngo abajyanama ba perezida bamubwiye ibi ngibi wari uhari hari uwavugiraga muri Habyarimana hari uwavugiraga muri Kayibanda hari uwavugiraga muri Musinga ariko igihe cyarageze haboneka umuvugiramo aramunesha Habyarimana aranesha nawe igihe kiragera araneshwa erega agategeka ariko umwami yari afite abamuvuguruza nubwo afite ubwo bubasha yagiraga bamubwira ati no iki si wavuze si cyo kirakora ku gihugu sigaho akabumvira bitwaga abavuguruza abavuguruza ibyo nibyo byatumye u Rwanda rumara igihe mu bwami muri repubulika nta bavuguruza se wenda babaho simbizi kuko sindi mu butegetsi niba babaho niba batabaho simbizi ariko kurikira nawe politiki yaba itari no mu Rwanda no hanze wenda ndayumva ariko sinyirimo nabo banyarwanda batazi ibyo ari byo n'abazungu nabo baravuga ngo yirirwa ahandi gataha mu Bubiligi nabo niko bavuga Abamerika birirwa ahandi gataha mu Bumerika ariko abarundi baraturushije batiyirirwa ikora iwacu gataha iwanyije kuryama byavuye he kari akantu kavuye he kavuye ku muntu wakoze ikibi ahinduka igicucu kuki twe twabyemeye nk'abanyarwanda tubajije neza cyane ntitwabyemeye twaraneshejwe byatewe n'iki kuneshwa rero kuko baje bafite amaboko kuturusha ibyo ubwami narabirebaga nari n'umujyanama mu nama y'umwami yego se byabaga bimeze bite wenda mwicaye aho ngaho wenda watubwiraho gake yuko byari bimeze byabaga ari byiza cyane kandi ari bibi cyane hari umuhungu wari ku ngoma ari kumwe na nyina simba mvuga amazina bukeye nyina wakagira ingeso yo kwica abantu umuhungu arabireba yari akiri muto ate mama reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi mukurikiye Radio One Nation n'ijwi rya diaspora nyarwanda nk'uko bisanzwe uyu munsi turi mu Rwanda turi i Kigali twongeye turatembera n'intangiriro z'umwaka ari nako kandi dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza aho muri tubifuriza kuzagira umwaka mwiza mushya muhire n'ikiganiro cya mbere duhereyeho uyu munsi muri gahunda n'ubundi dufite no mu mwaka ushize twabagezagaho yo kuganira n'inararibonye haba mu mateka y'u Rwanda ndetse n'ubundi buzima bakabasha kudusangiza amateka benshi tuba tutazi cyangwa se dukeneye kumenya byisumbuye ku byo twari tuzi uyu munsi uwo twasuye ni umugabo w'igikwerere ni mukuru mu myaka ariko nanone si mu myaka gusa no mu mateka y'u Rwanda ni mukuru cyane ni umugabo abantu benshi bakunda kandi bakunze kugenda baganira nawe ni Muzehe Ezra Mpyisi Pastor turabasuhuje ikaze mu kiganiro muhomoza ni byiza ni kumwe muri kumwe ni Pastor Ezra Mpyisi
akaba umupasitori mu idini y'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Ibyo rero umuhumuza ashaka kumenya n'u Rwanda mu magambo magufi kuko ubundi ni birebire. Arashaka kumenya u Rwanda uko rwari rumeze mu gihe cy'ubwami, tugakomeza tukareba uko ubwami bwavuyeho n'ababukuyeho, kuko usanga haba iyo tuvuga amateka y'u Rwanda tukavangavanga ibintu ntibigire uko bikurikirana. Ubwami bukuweho nande, ninde ubukuyeho, abushimbuje icyo bise repubulika. Repubulika ntabwo ari izina ry'u Rwanda, ni icyazanywe n'abo banyamahanga bakuyeho ubwami. N'uyu munsi turakoresha repubulika. Ubwo rero urumva yuko icyacu cyavuyeho, aho kuvuga ubwami turavuga repubulika. Kandi si twe twazanye repubulika abanyarwanda. U Rwanda ntirukiriho, ruriho ku izina. Uko iyo rubaho ntituba dukoresha repubulika, tuba dukoresha ubwami. Icyacu twakoreshaga ubwami. Ubwo rero igihe nkubwiye nk'ibyo ngibyo, icyo utumvise uba ukwiriye kubaza, ukumva rero yuko u Rwanda rufite ikibazo. Ni u Rwanda rundi rw'abandi, kuko turakoresha iby'abandi, ntabwo tukikoresha ibyacu byavuyeho. Ndetse umunyarwanda ubu bakavuga ati ubwami ni ikizina tutazi, ni na kibi. None se ufite repubulika, abanyarwanda ko ari ab'ubwami n'aba repubulika. Guhinduka sinanga yuko bihinduka, birahindutse, ariko umenye ko ari iby'abandi. Aho hari ikibazo wahabaza. Kuki byahindutse rero? Nk'umuntu mukuru wari uhari mu gihe cya cyami, niba ariko navuga, uyu munsi tukaba turi muri repubulika, hari abantu batoya bifuza kumenya se byagenze bite. Bakabibwirwa nande se? Bakabibwirwa n'abantu wa repubulika. Kandi nuvuga iby'ubwami, urubyiruko rurakubwira ngo uratubwira ibishaje. Siko se bavuga. Uransubiza inyuma maze kugera ku rwego rwo hejuru. Yego ugeze ku rwego rwo hejuru, ariko mu by'abandi. Ariko muri icyo gihe mwari muriho? Nari ndiho, byaje mbireba, bihinduka mbireba. Byatewe n'iki? Nanjye ndi uwa repubulika. Yego. Sinanze guhinduka, ariko we gukomeza kwibeshya ngo uri umunyarwanda. Izo mpinduka zaje zifite ububasha, zikuraho ububasha bwari buriho, zishyiraho ububasha bwazo. Turi muri ubwo bubasha, turakora ibintu twitwa turi abanyarwanda, ariko turakoresha iby'abandi. Icyo gihe rero byabaga bimeze biti? Wenda nk'umuntu wabirebaga, uravuga ko nawe wavutse byari biriho. Iyo bataza, ubu tuba twarigejeje ku majyambere atangaje, ariko ari twebwe tuyigiriye. Noneho rero ikintu kibi cyaje mu magambo magufi. Abo banyamahanga baraje, ibyo twajyaga kuzageraho twitekerereje ubwacu barabiduha. Babiduhaye, gutekereza kwacu kurashira. Badukubita
inyundo ikomeye ku gahanga gutekereza kwacu kurashira, kuko nabo bari inyuma yacu bahingishaga ibiti, ariko twebwe twari tuzi gucura amasuka, tugacura ubuhindu, tugacura icyuma. Basanze dufite urushingo tukigira umubiri wacu tudakoresheje ikibiriti. Ubwo rero icyatumye tugera kuri ibyo, twajyaga gukomeza gukura ibi abazungu abanyamahanga batuzaniye tukabyigeraho ku giti cyacu. Noneho rero badusanga aho ngaho muri ibyo byacu, baradutsinda. Ibyo twajyaga kuzigezaho barabiduha. Twajyaga kuzageraho dukora imyenda, dukora imodoka. N'abantu nkatwe nabo batangiye batyo bakura, ariko bo ntibagira umuntu uza ngo abakome mu nkokora, bakomeza kwigirira amajyambere, bibatwara imyaka n'imyaka. Twe rero batubuza gutekereza ibyo twajyaga gutekereza ngo tubigereho, barabiduha. Tukarya, tukanywa, tukambara, nta gutekereza. Turi mu by'abandi bitabyawe n'abana bacu bagize amajyambere. Kuki twe twabyemeye nk'abanyarwanda? Barije neza cyane. Ntitwabyemeye, twaraneshejwe. Byatewe n'iki kuneshwa rero? Kuko baje bafite amaboko kuturusha. None se u Rwanda nturwarimo abahinza, umwami w'icyaka rwagura rukaba rumwe. Yakoresheje ikizi imbaraga n'ububasha. Nabo bakoresheje imbaraga n'ububasha. Abahinza bashiraho. Haba u Rwanda rumwe n'umwami warwo. Abahinza baraneshwa, baribagirana. Twajyaga kugera ku bintu bikomeye. U Rwanda rwa Gasabo ari rumwe, Gasabo ari hamwe, ruraguka rw'u Rwanda rugari, bikoreshejwe iki? Imbaraga. Noneho haza baturusha imbaraga, duhinduka abahinza. Narimbaje ni icyo gihe wangana nka gute? Icyo gihe ubireba wangana nka gute? Naravutse ndabisanga, ariko ariyo bigitangira. Ntangirana nabyo, mvuka ababyeyi banjye baraneshejwe. Umwami Musinga, abazungu baramunesha, bamuca mu gihugu cye, bakimwirukanamo nk'uko nawe yirukanye abahinza. Abahinzi ubwo bari abaki? Bari abantu bategekaga mu Rwanda, ari abanyarwanda. Kuki yabirukanye kandi nabo bari abanyarwanda? Bari abanyarwanda birukanye abandi banyarwanda. Ubu rero icyo ndusha abandi banyarwanda ni kuko ngera ku kitabo cyitwa Bibiliya. Iyo bigezaho, ntabwo umunyarwanda yaremye u Rwanda, ntabwo umuzungu yaremye Amerika. Hari umuremyi waremye umuntu umwe witwa Adamu. Arema umuhungu, arema n'umukobwa, ati mwororoke mwuzure isi. Bukeye uwo muntu akora icyaha, ati gukora ukoze icyaha agomera Imana yamuremye Adamu, ati bizakuzanira kuneshwa, muzasubirana mu muryane. Ingaruka y'icyaha, mwicanye. Mu Rwanda
umwami yirukana abandi banyarwanda bitwaga abahinza ntibitwaga abami. Bukeye nawe abazungu baraza baramwirukana, ingaruka y'icyaha. Imana ntabwo yaremye abanyarwanda, ntiyaremye abaganda, ntiyaremye abacayina, ntiyaremye abamerika, yaremye umuntu. Byose abanyarwanda barabizi ko bavuga ngo Imana y'u Rwanda, Imana yaremye u Rwanda ze, ngo yaremye isi n'ijuru, umunyarwanda akaza kuza hanyuma. Ubwo rero niyo bigiye mu buryo bwa Bibiliya, aho ngaho ntongera ngasumba abanyarwanda bose bazi amateka y'u Rwanda nkabarusha icyabayeho mbere y'u Rwanda. Bo barahera ku Rwanda. Abo banyarwanda se ninde munyarwanda waremye umunyarwanda? Wamubona he? Ninde mwami waremye umunyarwanda? Ninde muzungu waremye umunyarwanda? Ese umuzungu we yaremwe nande? Byageraho rero nkazana igitabo cyitwa Bibiliya, nicyo gifite ibyo, nta kindi gitabo birimo kikubwira inkomoko y'ibyo byose n'igituma baza. Kuki umwami yadutse mu bahinza b'abanyarwanda akabirukana? None ko numva mutemera neza biriya bavuga ko ari Imana y'u Rwanda, ntabwo ari Imana y'u Rwanda. Hanyuma se biriya bavuga ngo Imana yirirwa ahandi igatahirwa? Nabo banyarwanda batazi ibyo ari byo. N'abazungu nabo baravuga ngo yirirwa ahandi igataha mu Bubiligi, nabo niko bavuga. Abamerika yirirwa ahandi igataha mu Bumerika, ariko abarundi baraturushije, bati yirirwa ikora iwacu igataha iwanyu ije kuryama. Byavuye he? Kari akantu kavuye he? Kavuye ku muntu wakoze ikibi ahinduka igicucu. Abona ko Imana, abona ko akareba u Rwanda akagira ngo ni u Rwanda isi. Imana yaremye isi n'ijuru. Ibi by'amahanga n'amoko n'ibihugu, n'abo bantu bakoze bibi, ni bene Adamu bakoze bibi, nibo babyise amazina. Hanyuma hari ikindi kibazo abantu badukurikira batubwiye tuzakubaze nk'umuntu mukuru uzi amateka. Hari aho twasomye dusanga hari aho ugeze kuvuga ukuntu Ababiligi aribo bishe Rwagasore, bakica Rudahigwa, bakicwa na Lumumba. Byagenze bite nk'umuntu wenda ubizi uzayo mateka? Ababiligi se ntibicana iwabo, bakoze icyo bakoze iwabo. Abatazirira amateka, Umubirigi bakamuzana ngo yishe Rwagasore, yishe Rudahigwa. Bicaniye iwabo baramarana, bigeraho babura umwami bajya kumutira mu mahanga. Koko nge ndagenda nka abo Babiligi uvuga mu Rwanda, baje uko icyo bakoze iwabo nicyo bakoze ino. Bavuye iwabo bicana, bageze nino baricana. Ntibatangiriye kwicana ino. Bakoze icyo bari cyo, kandi basanze natwe iwacu tugira dute, twicana. Ariko se ko nzi ko abami ba kera hari bamwe iyo ukurikiye wenda ubisoma, njye sinari ndiho icyo gihe nari ntarabaho, ariko hari abo usomye usanga bari abantu batavugirwamo. Kuki abo bazungu baje bakabavugiramo? Ubu se uvugira mu mutegetsi w'igihugu? Hari uwavugiraga muri Habyarimana, hari uwavugiraga muri Kayibanda, hari uwavugiraga muri Musinga. Ariko igihe cyarageze haboneka umuvugiramo aramunesha. Habyarimana aranesha, nawe igihe kiragera araneshwa. Erega umva, hari uwavugiraga muri Mwambutsa se wa Rwagasore. Igihe kiragera Mwambutsa ahinduka impunzi.
kandi ntawamuvugiragamo. Mu Rwanda bavuga ngo irivuze umwami, ibyo umwami avuze ntirivuguruzwa. Igihe kiragera bigenda bite? aravuguruzwa acibwa mu gihugu cye. Ibi ni ibintu, ni ibibazo by'isi yose. Naho mwebwe mukaza kumbaza iby'i Rwanda. Ka Rwanda kamenyekanye ejo bundi rikari kazwi. Afurika yitwaga Dark Continent, igihugu kirimo umwijima. Noneho bavuga ngo nibo bakizanye mu muco, kandi bakizanye mu bwicanyi. Igihe rero cyarageze nk'uko nabikubwiye, ubwami nabwo bwaranesheje. Igihe kiragera nabwo buraneshwa. nk'umuntu wabaye aho hombi rero, uyu munsi uri muri repubulika ariko ukiri na muto icyo gihe ubwami nabubayeho. ubwami wabubayeho nk'umuntu mukuru uyu munsi, abato bagufata nk'inararibonye, ubona bitandukaniye? Ntawe bitandukaniye. Umwami yari afite ububasha agategeka, ariko umwami yari afite abamuvuguruza. Nubwo afite ubwo bubasha, yagiraga bamubwira ati no, iki se wavuze si cyo, kirakora ku gihugu, sigaho, akabumvira. Bitwaga abavuguruza. abavuguruza. Ibyo nibyo byatumye u Rwanda rumara igihe mu bwami. Muri repubulika nta bavuguruza se wenda babaho? Simbizi, kuko sindi mu butegetsi. Niba babaho niba batabaho simbizi. Ariko ukurikira nawe politiki, yaba itari no mu Rwanda no hanze, wenda ndayumva ariko sinyirimo. Kubw'ibyo ibyo ntubimbaze. Niba babaho niba batabaho simbizi, kuko ndi ingabo yabo, sintegekana nabo. Hari abo bita abajyanama ba perezida, hose barahari. Simbazi nabo, wenda bariho. Ariko ntabwo ugenda umujyanama we, ndi ingabo ye. Icyategetse nkagikora. Yego. Ariko rero ntumbaze iby'ubutegetsi kuko sindi mu butegetsi. Bombi ugiyemo mbashaze. Wese iyo bahamagaje ba minisita ngo bajye mu nama n'abaparurema barampamagara. Ibyo bivugirwa aho ngaho. Asemba mpari. Ibyo bantegetse, ibyo bategekeye aho bakaza bakabimbwira nkabumvira nkabikora. Hanyuma mu ngoma zaguciye mu maso, ni ikibuka kenshi? Ndabyibuka, ariko nabyo narindi kumwe nabo, ariko sinari umutegetsi. Ariko iyo uganira hari ibyo wibuka uganiriza abantu? Uko yategekaga narayo. Ubuse ibivugiwe muri parurema bagatanga amategeko, baraza bakagira bati bakabitubwira tukabimenya. Ariko uko byagiyeho simbizi. Habaho ubuntu bukunda gushyanuka bukavuga ngo abajyanama ba perezida bamubwiye ibi ngibi. Wari uhari? Ko barabimubwiye nyuma arabitangaza, umenye icyatangajwe, ariko uko cyashyizweho ntiwari uhari. Ukwiriye kuvuga ukagira aho ugarukira. Ariko ugasanga akantu kashanutse karavuga, ukabona ko kari mu nama nako kari katari mu nama. Ibyo ubwami narabirebaga, nari n'umujyanama mu nama y'umwami. Yego. Se byabaga bimeze bite wenda mwicaye aho ngaho? Wenda watubwiraho gake yuko byari bimeze? Byabaga ari byiza cyane, kandi ari bibi cyane. Cyo ndakizi. Gute byabaga byiza? Ubundi bikaba n'umuntu
ni bene Adamu wahemukiye Imana ingaruka abyara abahemu Adamu yahemukiye Imana ariko we yari intungane nyuma arahemuka ahemutse abyara abahemuka iki kibazo ananira Imana agomera Imana abyara abo kugeza uyu munsi wa none icyo gituma abantu bicana bangana bagirirana nabi ari abazungu baje bakagirira u Rwanda nabi bakirukana umwami w'i Rwanda bahereye iwabo bicaniye iwabo bakomeza umuco wabo baza bicana umwami w'u Rwanda baramuca kandi nta cyaha yakoze yuko yanze gukora ibyo bamutegeka kandi we ntiyategekwaga yategekaga u Rwanda rwe haza umunesha nk'uko nawe yanesheje abahinza ibyo se murabizi muzi abahinza nabyo nababajije abahinza kuki bicanye mbere yuko haza babazungu bivuga ko ari nabo bazanye urwango iyo bigeze aho rero nta wundi uzagusubiza kereka agiye wa Bibiliya ni kuko Adamu waremwe n'Imana irema umuhungu n'umukobwa iti mubyare mwororoke babyara abo babyara abantu bari ku isi bose babyara abazungu ntibabyara umuzungu biriya ni Imana yaremye umuntu abantu bavugaga ururimi rumwe kuko ari bene muntu umwe bari bafite ibara rimwe bari bafite izuru rimwe none hariho ikizuru n'akazuru hariho gatuku n'agakara hariho abavuga icyongereza n'igifaransa n'ikinyarwanda ibyo muzi uko byaje biti ingaruka yo gukora icyaha byabyawe n'ingaruka y'icyaha ingaruka ni ukuvuga ko ukora ibintu babiguhana ukanga kubireka bikakugarukaho havugwaga ururimi rumwe mu isi kuko Imana yaremye umuntu umwe ariko ingaruka y'icyaha ibyara ibibazo dufite ubu indimi ziteye ibibazo amoko ateye ibibazo ntabwo Imana yaremye umuhutu ntiyaremye umututsi ntiyaremye umutwa yaremye umuntu icyo ntimukizi yaremye umuntu umuzungu nubwo atukura ni umuntu agacayina nubwo ari kagufi ni umuntu umutwa ni umuntu umututsi ni umuntu umuhutu ni umuntu impunyu ni umuntu kuki se batandukanye ingaruka y'ikibi cyakozwe ubona ibintu bizigera bishira ko wumva bimazemo iyi si igiye gushira Imana yongereremo idisishya ibi bishire ryari kuko hari ababivamo bakavuga ati numvishe ubutumwa bwinshi igihe kirekire barije nka bya bindi byo mu butegetsi ndi kumwe n'Imana se nize igihe izagira ite izabikorera ngiye kwimenyesha iby'Imana ngo izakora iki gihe iki n'iki mba ndi umusazi hari abatemera Imana ariko babyanga babayeho bate cyubambariza yabayeho ate buriya bwenge afite akarusha inyamaswa akamenya guteka akamenya gucura icyuma nk'iki yabikomoye yabayeho ate mumbarize utemera Imana mumbarize uko yabayeho ngo dukomoka ku mpunyu uri impunyu sha umva ubwenge bwawe ngo dukomoka ku mpunyu ngo dukomoka ku ifi ku munyorogoto umuntu ni umuntu kandi afite ubwenge yego kuko akomoka ku Mana
twavuze byinshi ku ngoma ya cyami nta n'uwavuga ngo abirangize ko n'ubundi biracyari byinshi ariko iyo ngoma ya cyami umenye yuko itari intungane yego iteka n'isi yose nta ukora ibibi gusa nta n'ukora ibyiza gusa kuki imana yaremye umuntu mwiza arangije aragoma yitwa satani hari abantu babiri hari ukoreshwa na satani hari ukoreshwa n'imana icyo gituma ubona abantu beza bakora ibintu byiza uko bakomoka ku mana nicyo gituma ubona abantu baba babi umuvandimwe akica umuvandimwe umugabo akica umugore we undi agakunda umugore we ni kuko burya amadini ni abiri gusa nta ya gatatu ibaho hari iya Yesu hari iy'Imana n'iya Satani iya gatatu se yaba iyande abakora ibibi ni abasatani abakora ibyiza ni ab'Imana kandi abakora ibyiza bariho n'abakora ibibi bariho hanyuma iyo murebye rero hari abami bicanaga undi mwami agakiza ngiye kubabaza hanyuma iyo murebye kuri repubulika mubona ntacyo yazanye wenda kitari gihari ku ngoma ya cyami sinanakubwiye ko nta gihe umuntu akora ibibi gusa akora ibibi agakora n'iki n'ibyiza ku ngoma za cyami hari ibibi bikorwa hagakorwa n'iki n'ibyiza repubulika nayo ifite ibibi yazanye n'ibyiza yazanye abatabizi rero ngo ubwami bwakoraga ibibi gusa oya ngo ubwami bwakoraga ibyiza gusa oya iteka n'imvange kuko bikorwa nande n'umuntu ntabwo mwaduha nk'ingero za bimwe mu bibi byo ku ngoma ya cyami wenda abatuye umunsi bakeneye kubyumva ntabwo mwaduha nk'ingero wenda zimwe z'ibibi byakorwaga ku ngoma za cyami hari umuhungu wari ku ngoma ari kumwe na nyina simba mvuga amazina bukeye nyina akagira ingeso yo kwica abantu umuhungu arabireba yari akiri muto ati mama atereka tugabana abantu abawo bica abanjye mbahage nyina agakora ibibi umwana agakora ibyiza n'uyu munsi biriho ibyo nta gihe bitabayeho hanyuma reka ngaya amadini ye ni idini y'abicana ni idini y'abaticana cyo gituma hariho amadini abiri gusa hari n'ubutegetsi bubiri gusa hari umutegetsi mubi n'umutegetsi mwiza ariko abo bwami bati ubwami bwakoraga ibyiza gusa repubulika ikora ibibi gusa barabeshya bose bakora ibibi bagakora n'ibyiza kuko hariho ababakoresha babiri ukoreshwa n'Imana n'ukoreshwa na Satani n'amadini nuko nabiri gusa na repubulika n'ebyiri hari umuyobozi wa repubulika ukora ibyiza n'uwa repubulika ukora ibibi hari umwami ukora ibyiza hari n'umwami ukora ibibi ibyo rero abantu uruhande rero ruhereyemo ukavuga ko ari ibyo urubyiruko rw'ubu ruravuga yuko ibyashize ari bibi ibyiza ari ibyabo gusa abanyarwanda rero baravuga ngo nta ngoma itagira abubu ubu urubyiruko rw'ubu ruri mu by'ubu kandi ruravuga ko ari byiza gusa aho rero bakaba bakwiriye kuza mu ishuri ryanjye nkabigisha ko bibeshye uru rubyiruko rufite ibibi rufite n'ibyiza n'urwashize narwo niko rwari rumeze n'urundi ruri imbere niko ruzaza
kugeza ubwo Imana izongera kurema ijuru rishya n'isi nshya. rukwiye kwitwara gute rero ku bwawe? Ku bwanjye naguha inama ngo witware nk'uko igitabo cyitwa Bibiliya kivuga, nta kindi gisubizo. Genda ugisome kandi ukacyanga utaragisoma ukibarirwa gusa, gihe umwanya ukijyemo uraca ubwenge shaha. Kiratuma wimenya utari wiyizi, kuko cyo kizi kukwereka abakora ibibi n'abakora ibyiza. Naho ubwoko bumwe uvuga ko bukora ibyiza, ubundi bukavuga ko bukora ibibi. Cyo rero ntikibera ukora ibibi kiramwerekana, ukora ibyiza kiramwerekana, kikakwereka ko ubwo bwami bwarimo ibibi n'ibyiza, kikakubwira n'impamvu. None se wabona uwa repubulika ukubwira ngo repubulika irakora ibibi? No, ibyiza gusa. Wabona uwo ubwami se ukubwira ngo ubwami bwakoraga nabi? Wabona se umubirigi ukubwira ngo umubirigi mu Rwanda yakoze ibibi? Avuga ko yakoze ibyiza. Aba bari Abanyarwanda, natwe Abanyarwanda turi beza, umubirigi niwe wakoze ibibi. Basanze twicana, basanze twangana. Baraza ibyiza byacu babikuraho, bashyiraho kwicana. Kwicana kwahozeho, nabo baza bicana. Kwicana gukuba inshuro nyinshi kubyara jenoside. Kwicana basanze ko hori kuriho, ariko kudakora jenoside ariko kwari kuriho. Nabo kandi bazanye kwicana. Noneho kwicana kw'abatindi babiri kubyara jenoside yakozwe n'Ababiligi n'Abanyarwanda. Ntabwo Ababiligi bayikoze ari bonyine, nari impari mbireba. Ababiligi babi bafatanije n'Umunyarwanda mubi. Ariko Abanyarwanda twe turavuga ngo byazanywe n'Umubirigi. No, Umubirigi yaje yicana, asanga Umunyarwanda yicana. Abo babi bafatanije babyara ikintu kinini cyitwa jenoside. Ntabwo ari Umubirigi wenyine wakoze jenoside. Ariko ubu niko tuvuga, tukandika ibitabo by'ibinyoma. Ntabwo Umubirigi yajyaga gukora jenoside adafashijwe n'Umunyarwanda. No, ntiyajyaga kubishobora. Ngaya amateka yanjye nkubwira ukuri, ukakwemera cyangwa ukaguhakana, ibyo ni ibyawe. Ariko ntabwo Umubirigi ari we wakoze jenoside wenyine, yari afite Umunyarwanda bafatanije. Hanyuma kuko bombi ni bene Adamu, bavukanye kamere mbi yica. ngiye kubabaza nti nk'umuntu ntiyavuga ko umunsi ku wundi murakigisha ubutumwa bwiza, murabwiriza hirya no hino, ni n'ibintu yewe bitari iby'uyu munsi, bimaze igihe mufasha abantu baba bazi Imana n'abatayizi kuyimenya bakayigarukira. Ariko nk'umuntu nanone ukuze uzi amateka, wabaye mu mateka y'iki gihugu cyacu, ubona inzira y'ubumwe n'ubwiyunge igezeho uyu munsi wa none? Inzira nziza mu magambo magufi. Ubwa mbere nuko ye mvukanye kamere mbi, nkomora kuri Adamu. Umuntu wese ku isi akomoka kuri Adamu. Imana yaremye umuntu umwe, ntiyaremye abantu babiri. Arabyara yuzuza isi, bose bavukana
ngo inyana ni iyande Nyamweru. bavukana kamere mbi n'isi yose cyangwa indi byara Mweru na Muhima. uzi icyo bivuze Mweru ni ukwibyara Muhima ni ukubyara umwiza icyo bivuga Mweru na Muhima. Mweru ni uwa se na nyina ariko ibitangaza bikaba umuntu akaba mubi akabyara umuntu mwiza ariko ntabyara umuntu mwiza udakora ibyaha bose bavukana kamere mbi ariko nakubwiye yuko hakaba bakora ibyiza kuko Adamu nubwo yakoze ibibi yari yararemwe n'Imana yasiganye akantu k'ubumana uwo yabyaye yavukanye ibibi se yakoze na nyina ariko avukana n'akantu k'ubumana Yego. niko Muhima Hanyuma mfite andi matsiko yo kumenya nk'abantu bakuru uyu munsi mufite imyaka irenga 95 ibaye n'8. Yego. Ni iki ubuzima busobanuye kuri mwe nk'abantu baciye mu bintu byinshi? ubuzima no gusubira ku Mana taki kumuremye kuwaremye Adamu araremwa ari intungane arangije akora ibibi no kwigisha umuntu kwava kwa Adamu agasubira ku Mana rurema akava kwa se na nyina akajya kumuremya kuko se na nyina nabo bararemwe ariko barahemuka bahemutse babona ingaruka ibi bintu byose turimo n'ingaruka z'ibyo uwo dukomokaho yakoze none rero kugira ngo ari abazungu bakomoka kuri Adamu ari abacayina ari abatwa ari abahutu ari abatutsi twese dukomoka kuri Adamu bose umuntu wari umubwira akabyemera none se kubihakanye ko dukomoka kuri Adamu Imana yaremye umuzungu irema umucayina irema impunyu irema umuhutu irema umututsi Abanyarwanda niko bavuga ngo gahutu na gatutsi kuki badashyiramo gatwa ese ubona biterwa n'iki? ubujiji kere kugaruye abantu kumuremye bakava ku waremwe dukomokaho ngiye insinzi iyo sinzi umuzungu arayikeneye umutwa umuhutu umututsi n'ingaruka y'icyaha bakagaruka ku Mana kuri rurema bakumvira rurema kandi ibyo kubivuga no guca umugani baraguseka abantu ibyo baseka bizababyarira ishyano ariko se reka nkubaza uri muto usoma amagazeti usoma ibitabo wumva radiyo ureba TV n'iki gihe cy'ubu ugira uti iki cyo nagihungiramo gifite amahoro kuki ibyo rero bikakubwira kuko bose ikibatera kuba batyo kiriho ntibakizi nge rero Bibiliya ikakimbwira igituma bose mu Bucayina bariba baricana mu Buhindi baricana muri Uganda baricana muri Amerika baricana mu Budaki muri Ghana muri Ethiopia ni ibintu bidacika why kuki bose bakora ibibi kuko uwo bakomokaho Adamu yakoze bibi bose dukomoka kuri imwe ariko Abanyarwanda ngo umuhutu akomokaho ngo umututsi akomokaho
abo bahose bo bakomoka hehe? None rero ingoma ya cyami yari ifite ibi bikora n'ibyiza ikora, irusha amaboko abahinza u Rwanda rugira rumwe. Ubu abazungu bararwanira Afurika, abakapitalisiti barashaka gufata Afurika ngo biyabo, abasoviyeti barashaka gufata Afurika ngo biyabo. Ubu turi isibo y'intambara. Burya ntabwo mu Rwanda habaye jenoside, byatewe n'abo banyamahanga baca abanyarwanda mu bice, ariko intego atari ukugira ngo bagabire umuhutu ategeke, ari ukugira ngo bategeke u Rwanda. Ikibyemeza uwajyaga gutegeka u Rwanda w'umuhutu ni Gitera basanga abazungu basanga ari igikenya atazumvikana nabo bamukuraho bashyiraho Kayibanda. Uzi ko Kayibanda igihe cyageze akangana n'Ababiligi akajya gukeza Abafaransa nabo bazanywe no kugira ngo bategeke u Rwanda. N'uyu munsi baracyashaka gutegeka u Rwanda, bagera kurutegeka. ubona bizashoboka? Bakabishobora batese kandi nawe waba wicana. Bose baricana, nabikubwiye uhereye ku bwami. Mu Bucayina bari bafite abami nabo bicana, bashyiraho repubulika iricana, kuko abategetsi ni babiri, ni Imana na Satani. Ab'Imana bagakiza, abasatani bakicana. Ubu umututsi yarategetse avaho aricana, umuhutu ajyaho aricana. Ubu se dushyizeho impunyu nizo zitakwicana? Mfite abatwa bari muri parurema y'u Rwanda, ariko abo batwa bari muri parurema n'ibwami bari ibwami bahamiriza ibwami. Uwitwa Nzunginze ahamirizanya na Butera ibwami. Ariko nakubwiye ko bose ni ukwica, sibo niko bavutse, babyawe na Adamu. Kayini yica murumuna wa Abeli, guhera ubwo biruhererekana kugeza none. Hanyuma turimo turagenda tugana ku musozo, ariko mu kanya nababwiraga ko muri abantu bafite amahirwe abonwa n'abantu bake. Uyu munsi wa none kuba mufite imyaka 98 ntabwo ari ibintu bibonwa na buri wese kuri iyi si. Ibahanga mwe mwakoresheje n'irihe? Ibahanga afite ni muri Bibiliya. Nabayeho ku ngoma y'abami, nabayeho ku ngoma za repubulika, nkorana n'abazungu, nkorana n'abanyamahanga, ndahunga njya mu mahanga nyabamo. Narize uko ujya ahantu ni kuba ugiye mu ishuri. Byose nabonye cyampaye kwiruhutsa nkumva niruhukije n'iki gitabo Bibiliya basi. Ariko kukibwira abanyarwanda ni ukuguseka ngo igitabo ngo kiriya gitabo ngo ni icy'abazungu. Umuzungu kiramufata ntikikureba ngo uri umuzungu, ngo uri umwami, ngo uri repubulika, kidushyira mu isekuru umwe. Abubatse i Nyarutarama, abubatse mu Biryogo,
uzi ko naje kumenya ejo bundi hari i Nyarutarama ahantu hitwa Banyahe. Umuntu yarantumiye ngo njye kumwigishayo, ati ntuye muri Banyahe. Ntirakora abeshya sha, n'impamu. Hashize nk'ukwezi aranyobora ndagenda, mpageze nsanga ni muri Banyahe koko. Ni ukuri niko yitwa. Iryo zina wari urizi? Ndari ndizi. Kuki basanze ari muri Banyahe koko? Nimba baragerekeranye. Sha ntabwo Imana yaremye umuntu mwana wanjye uzatura muri Banyahe. Nukuri n'impamo ingaruka y'icyaha sha barahatuye. Naragiye ndabateranya amahaho na muri Banyahe mu kazu ndicara nanjye maho nuko ndigisha. Ndigisha sije wabonye mapfa. Sha nukuri sha Imana yaremye umuntu uzatura aho hantu sha nukuri no ingaruka y'icyaha. Kiriya gitabo rero nicyo kikubwira inkomoko y'ibyo byose, kikakubwira inkomoko ya Nyarutarama ituwe, kikakubwira n'inkomoko ya Banyahe, kikakubwira uko ibyo bintu byaje kubaho biriho, kikakubwira iherezo ryabyo, bikazagenda bigiye ubutazongera kubaho. Kiriya gitabo ndagikunda ndacyifitiye, ariko kereka bagihaye umwanya ukakijyamo ijoro n'amanywa, nukuri kizakubwira ibi bizu byubatswe ibi. Dore hariya, dore kiriya kizu, kiriya bashyize hejuru imirasire y'izuba niyo icana. Nyiracyo yacyubatse mu mezi nk'atandatu gusa, ariko dore akandi kazu kubatse uruhande rwacyo ni akagoyi. Ariko kariya kagoyi niko twitaga ko ari inzu itangaje, none kahindutse akagoyi. Kandi uriya wubatse kiriya aracyakora ibyaha nk'uri mu kagoyi uko akora ibyaha, bose ni kimwe. Ntaho batandukanye. Kiriya gitabo rero sha nicyo ujyamo kikakubwira uwo uri we, kikakubwira n'insinzi yo gutsinda cya kindi cyakunaniye. Basi yego, twaganire byinshi kandi harimo no gutebya, wadusekeje cyane. Abantu bakubona nk'umuntu w'umusaza w'umunyamahane ariko unatebye, nawe niko ubibona? Oya, barandeba bazi ko ndi mpyisi, ndi igisaza, ariko sha icyo gitabo cyamenyesheje uwo ndi we. Ubu murabona ndi igisaza ariko ndi umusore usimbuka. Nzi igitumye ndi ubusaza. Kuki bakwita umunyamahane nubwo nyuma bavuga atari kuranasetsa, kandi nabyo ni byiza, ni impano? Uvuze neza cyane. Umugore, umwana yari uruhinja, bukeye nyina amusiga mu nzu, amusiga mu nzu, inzu ifatwa n'umuriro. Araza bavuza induru, aza yirukanka asanga inzu yafashwe, yiroha mu muriro. Aragenda, wa mwana amwigerekaho, harashya, umwana ntiyashya. Umwana arakura na nyina arakura, ariko ari ibikovu gusa. Akareba nyina ati nka za data zapfuye gusa. Ati kuki data yakoye iki gisimba inkazi? Kuko umwana ntazi uko nyina yaje guhinduka atyo, niwe wamukirije. Ariko umwana ntabizi, yareba nyina akagira ngo nyina niko yavutse. Ati data, ntabwo nzarongora igisa nayo, ndacyama mu uyu nguyu, zareba umukobwa mwiza. Umwana akajya abivuga, nyina akumva akicecekera, ntabizi, ntiyamurenganya. Ukiye umwana bakura,
baramubwira uko byagenze, araturika aragenda arambarara imbere ya nyina ati mbabarira, mbabarira, ntabwo nari nzi yuko wahindutse utya, uhinduka utya ariko kubaho kwanjye. Ati Mana mbabarire, mumeze nk'uwo mwana imbere ya byisi. Kandi igihe nanjye nigeze kuba nkamwe, nigeze kuba, namaze imyaka 60 nigisha Bibiliya, ndi pasitoro, ntazi icyo mvuga, ndi umunyarwanda utazi icyo mvuga, ndi umupasitoro umeze nk'uwo mwana, ndi umunyarwanda umeze nk'uwo mwana. Ubu ndabibabwira bakandeba bati icyamshyize cyatawe umutwe cyarasaze. Nabo ntibamenye ko gutuga umutwe kwanjye ari ugushya k'uwo mubyeyi, ariko gutuma muzabaho iteka n'iteka. Yego. Ariko rero igihe kizagera sha uvuga uti yeye uti wa musaza byambwiye ndabibonye. Ariko ubu rero bose rero abandeba sukunyanga, uwo mwana sugira ngo yavuganye n'amanzi ubujiji kutamenya. Ntabwo yangaga nyina uwo mwana n'ukuri, ariko ntiyarabizi. Ngaho aho muri, ngaho aho nabaye, ngaho aho navuye. Urwo rugero ugerageze kurufata mu mutwe rw'uwo mwana waneguraga nyina. Yego. Atabizi, nta kintu kibi nk'ubujiji. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwoko bwanjye Imana ikanya buzize kutamenya, ubujiji kutamenya. Yego. Kandi nta handi uzamenyera hatari muri kiriya gitabo, kandi kiriya gitabo bacyanga urunuka. Aya madini ariho yose, amadini ni abiri, nta ya gatatu, hari iy'Imana n'iya Satani, ariko amadini ni ibihumbi. Ubujiji hari iy'Imana hari n'iya Satani. None rero ibyo wambarije by'ubwami, ubwami bwaricanaga, nibwo buryo bwaguye u Rwanda, bwarabunesha abahinza. Bukeye umuzungu aje nawe ahindura ubwami abahinza. Yego. Abukuraho. Nawe kandi ni umuhinza. Imana niri hejuru yabo bahinza, Imana rurema. Kiriya gitabo kitubwira Imana rurema. Nturebe ubwami, turebe repubulika, ukareba iki, umuremyi ukamugeraho. Nihajyaho n'umutwe azicana, nihajyaho n'impunyu izicana, nihajyaho umumereka azicana, bose wabo baricana. Mu magambo magufi, nzaza kuri iyo radiyo uzansabira rimwe nze kuhabwiririza. Iyo nari ndiho bajiye amafaranga ndayabura. Baba uza kubabwira ngo byacitse bakamuha umwanya, jya ubabwira insinzi ntibampa umwanya. Yego. Kuri bose pe. Reka tugushimire Pastor kuba wemeye kuduha umwanya wawe kuri uyu munsi, ari nako dushimira n'abari badukurikiye muri kano kanya, ari nako kandi tugusaba ko n'ubutaha nitwongera kwifuza kuganira namwe muzatwemerera. Ariko muzamakanye nze kubwiriza kuri iyi radiyo. Tuzakabaha rwose. Ubwo turabishyikiriza ku badukuriye, hanyuma ubwo tuzabasoza. Nanjye gituma nangwe uyu mwanya. Niho birebera nziza. Nkeneye kubabwira iki kintu kiruse byose. Murakoze. Murakoze namwe.